Yeah. Yeah, okay. 110 films. Abateguye cyane. Bavandimwe disc banazi ndafite agahinda ariko. 110 films presents abateguye cyane. Namwe natwe banyirizina binyiri nuko. African movie. Jensi ratangiye. Ndetse ngo mukiri hanze ntago zimuri mu biki. Ashani J Vincent. Hamwe na John Atkinson film. Nibanyiriga filime mugenzi. Naho twebwe nibanyiri majwi. Dave Vincent Phillips yakajemo cyane kinywimena. Tego sa ku ruhande hari zajyanaga mugenzi. Paul Cooper Paul yakajemo cyane. Bakinye boni nyinshi cyane. Ndetse bigeza ngo umunsi umwe ryari joro rimwe harabagendaga. Ndetse mnyeze bihuta. Banza bakurikira byanga byakunda. Hari kibari inyuma. Steven Bakoff yakajemo nawe cyane. Kubakagiye bakorera ku masaha. Ko bagenda na polisi yahurujwe banza ibintu byakomeye. Bintu bwako banza byanze bavuye kwiba. Samantha Fox yakajemo cyane. Saffroni Sparkling Sparkling mnyeze yakajemo cyane. Abakinyi banyeze nyinshi cyane. Abakukindi benshi cyane. Haru Flora Danny Peters nawe yaje. Ntabwo turagera ku mazina filime nyirizina ariko nyine nabivuze Julian na Emily nabo mnyeze bakajemo cyane. Abakinyi bo ni benshi. Original music by John Atkinson mnyeze ashizemo akaziki anategura filime nyirizina yaragucurangiye. Yeah. Lawrence T.W. Alderman executive producer yaracuruje. Ati filime yacu anahe izacuruzwa muzayihasanga ku masaha naya. Shani na Johnny baraproducinze bashyira ku isoko. Yeah. Anga baribye harabashimuswe. Namugenzi Shani J Vincent yarakanditse nakayobora. Ako bise kwa kundi 7 cases sanduku 7 karatangira izina ngiryo 7 cases ni mucikwe. 7 zatangira agara bibaga umunsi umwe fajya amasasu harabari bibye bikoreye inote bikoreye rufito nago bahagarara bikoreye imiya ndetse hibwe henshi harabashimuswe harabibye baza banga ari bisambo byabigize umwuga tu. Aba ni bisambo byiba kubaga yihangu banareba bisambe byiri utangira byiba tugera bishiranga moduka bava moduka yabyo birapfundikira ikageza ku Range Rover birerekera. Yeah. Nuko ambaye amasura yabo ntabwo abanya bibye ni bande ntabwo amasura yagaragaye. Polisi yageze bagiye baracitse ko bakagiye bageze ngo baragonga. Ntabwo nzi bagonze byagenze bite kunyesanze byagenze nabi. Yatse byazo ku iminsi yakicumye mugenze go sanga ruhari ni muzehe muhurutura umukuru wa ntuza ngo muzehe go sako ngorotura yakaje garamfurere karekezi arakuze banareba umujyi imyaka ibaye myinshi. Life deals you a bad hand. Ati mugeze je bisanga Play turns ugly. Bageze mu bwo kujyana handi ndashaka. Ndetse mu kintu kirukamera nkaho waye mubi. Mu kintu kazamba. Byazaga byose abagande ni nkuri byabaye. Niya bitari byabaye byanga byo kunyusa ko n'amara duhanura. Ibisambo byakije polisi bikurikiye. Byaragonze. Muzehe mugenzi myaka baye myinshi cyangwa sanga baganira inkuru sometimes ati rimwe na rimwe sometimes
Life deals you a bad hand. Life deals you a bad hand. Ngo byose ubuzima gushyira amaboko udashaka amaboko mabi. This game we all play turns ugly. Tugasanga umukino ugasanga dukina wabaye mu this game we all play turns ugly. People get hurt. Ndetse ugasanga umukino mukina hari abisanze barimo barababazwa n'umukino. 15 years ago. Imyaka 15 ishize, 15 years ago. People got hurt. Hari abakomeretse, people got hurt. Hari abababajwe imyaka 15 ishize. It was down to us. Ndetse abo bababajwe natwe byaraturebaga. To me. Nanjye byageze ngo bitangira kundeba. Genza raganira inkuru y'ibyabaye. Wamenyeza ibyakozwe. Myaka 15 ishize ubwo bakinaga umukino na Zamba. Ngo hari igihe byanze ubuzima bukubera unyatsi ugasanga ubuzima bukubera inyatsi burundu bugusina byanze ntufite kwa wajya. On side of 45 and you've done time. Life's not easy. Atimaze gusaza ugeze imyaka irenga 45 ubuzima bwawe bucyoroshye. You don't live. Ntago bukibaho. You survive. Ahubwo bubaho mugenzi ucubuze ngo ucika kwicumu. You survive. You don't live but you survive. But survival is not enough for me. Ariko ngiye gucika kwicumu kwanjye ntago ari byo byonyine bimwiriye. You felt the highs. Ati wageze hejuru cyane. The rewards. Kuva gose no kuntu ubuzima buryoha. Anything else. Iyo ugiye hasi biranga bo mutabishobora. Kabaranga no mutindi imishinga yarabuza amafaranga yarayibura ari kwintore yonyene yihakuno yahuza. Ari ku utabi. Mugenzi ngo wazamutse yamanutse ntaga byishimira binamba. Arashaje ndetse mnyeza ari nahumva gusa atabere kuba yahaba. Hangaho ducafite mu ducyo mufuka. Faranga yo ntayo. Faranga nakibura. Jensa jaganira. I may not have ever earned an honest living. And money isn't the key to happiness. Ati rwose nshobora kuzabona nabi munsi yanjye nyuma gusa kindi kintu nzi ni kimwe. Ntaga amafaranga ari ngo moko y'ibyishimo. Money is not the source of happiness. But when you've got nothing, gusimeze ngaho nta kimufite muri iyi si. You crave like a junkie craves a hit. Umeze ngaho utakamba umva bimeze ngo ari mu kuribwa. For enough to live is the only incentive anyone needs. Ndetse bafite ko bishobotse baso ni mpamvu itumubaho ngo bose babyifuza. Kandi kubaho cyo buri saharanira bibaye ngombwa afite umutima ukomeye. Komanze myenze yakandiriye imyaka baye myinshi n'umutindi ari mu zabukuru. Gafaranga nakibura. Ubuzima bwarasambye. Aja ku ruhande. Kangara bizi imishinga y'abarayireba ni super cash nakaduka. Yenze nari wenyine no mujyi. Mitchell. Ati Mitchell was my right hand man. Yamuze hafi. My partner in crime, literally. Ndetse twakoranye ibyaha byose nta kuzuyaza. We grew up on the same estate. Twakuriye mu kigo kimwe ahantu hamwe. Went to the same school. Twakuriye muri kare kimwe ndetse twize no ku kigo cy'ishuri kimwe. Stole our first car together. Twanibye imodoka yacu ya mbere na mbere turi kumwe. Stole our first car together. Bigeze imico nguyu. Bose baribye. Bakuremwe mugeze basangiye byose. Ngo bakoranye ibyaha byose n'uyu mugeze umusaza ufatanya tuganirira. Mico nabazo byenzera kaso kwasiga ko yakono mukaduka muri mantation. Mu Gisimba. Bagabo barakoze amafaranga yo nayibura. Gusanga umusaza nk'uyu nguyu urahanga ugakora akazi ka service muri From what I've heard. Tonumvishe ni kimwe. He's as fucked as I am. Nawe yarakasura ameze nkanjye. He's as fucked as I am. Namye nawe yarakasura ameze nkanjye. We haven't got a hope. And hope. Yarakubiswe mu byumve. Nano gafite ibyezere byenze byejo hazaza. Nta byiringiro. Bageze nagafite hope. Nagazi ejo agahiharaga nahe. Bimwe mugeze umuntu abaho gusa aravuga ati nyine nshaka nzapfe n'umudeze ko ntacyo mbereyeho, nta sambu, nta kazu nibitseho. Konte yanjye nayo bwayirera. Mumfuka wanjye harimo umuyaga. Kofi rakonje. Yeah. Bageze uganira n'ugo ku ruhande. Ndetse abanyavuga ibyo byamugenze Mico basangiye byose. Ariko bose barakubiswe barakasiriwe. Yaje ku ruhande byose Mico akorera
mu cyakarara mugogera ni mushuti bakise ngo amasanduku 7 7 cases cyangwa amavarize 7 babyita kose bagabo barya ubusa bakaneza itabi naho ni umwuka basi bagira imana bamedite nta kundi bambwiye ngo ahangwe rega baya nabonye itabi sinamedita neza kandi ngo no muislamu areka kundi none no mu gisibo gose ari kunura umunsi wose ngo sikije itajya mu nda kijya mu bwonko gusa ndakimo w'icyango guwa nta wundi niwe nabonye ukundi itabi gose yatanga n'abana hejuru y'itabi kubigenzi yakaje yakuno abona mushitwe mico muzarambuka bagabo ni bakuru ariko ubukene bafite bwo burakatsindwa n'Imana oyaje ku ruhande mbahiki ageze byo cyangwa baje ganira ni mushuti ndetse bwose baraziranye basangiye byose barakuranye imyaka yabaye myinshi byose barakose barashaje barenze 45 ndetse umugabo yivugiye ngo yarenze hano nkaha ngaha ni ahandi ubaho utakiri nyamwe tugera kazazije gusa n'urupfunyanzo ganze kwa kujyana bakcha ku ruhande. Why are you really here? Yeah, kuchura hangahara. We haven't spoken in what, 10 years? Yeah, muri hangana gato hanga amajwi amusiga amashusho ntabwo ari ngewe. I'm gonna find you, dickhead. Rwose nabona uraho ngaho urakomeye urasa neza rwose. Agobara kubiswe. Bazanga neza ko nasaza kunyanga. Bazabone byose. Bakicaye mugenzi. Why are you really here? Ya mwana kuchura hanga. We haven't spoken in what? Ntabwo dego kuvugana hashize imyaka 10. It's 15. Wapi 15? Look. Yewe umva. You happy? Umeze neza, uranezerewe. You're having a laugh. Ramaza umeze neza bananza riransi cyamara ndambara umwe dukansaziraho mapano yose ari imyenge umeze neza. Got fuck all. Narakasuriye mwana. Years for hand. I got fucked up. Yeah. I only did 4. Ye nafunzwe imyaka 4 ntabwo nafunzwe nk'iyawe wafunzwe gaje ngo wafunzwe 10. Well, you showed a bit of remorse, didn't you? Bizango ufite agahinda kenshi. I was young and stupid. Imyaka afunzwe ni myinshi byose bose biba bari bisambo biba bira hamwe. Baza kwiba nyuma yaho byose umwe arafungwa. Onere byatse myose n'abarafungwa. But we didn't plan it. You've done. Ati ngo ndabyaye gusanga byose twapanze kwa twafungwa twese. Maybe. Ine byarabaye nta kundi. Baribaga. Look. Yewe umva ngukire sasa. Now, more than ever. Wenda ubwo duka bidasanzwe urumva. But we burnt our bridges. There's no turning back. Bitana bambere hose natwe ntabwo tugeze ntabwo muri asubira inyuma twatwitse imyanda yacu twangijeho twajyaga duca. No. We burnt our bridges. There's no turning back. We can't just start again. We can't pull jobs anymore because we don't know how. Ati rwose akazungu dukora muri aramaze kurambirwa nta kintu byumva ko yacyamutunganye bwose bisigaye nancanga. Mbayeho nkutabayeho nkutariho. Banks are the only places that got cash. And the security systems are so. Faranga yarabuzana sigara amafaranga muri za banke honyine kandi umutekano wawo nawo ni danger. Faga abanyesi bwo naganira. What if I found somewhere? Ese mbaye ndanje mfite ikintu napanze. That we can do. Kintu muri yakora. Bagabo baraha urabizi byeze goza ari umukomando gumara umukomando. Woze yiba pfari igisambo. It's in town. Hareko sano hano muri uyu mujyano je napanze twabana amafaranga. Load of cash. Kandi gose amafaranga cash agera nko 1500. Yadufasha umutekano ndawuzi ntago tukomeye cyane. Guns and masks. Nose ntago dukeneye imbunda zirakenewe. Na za mask. Yego byo byakora. Old school black. We can do it. Kakaragaze ko twajyaga tugakora mbere hose. Well, we don't do this anymore. Ntabwo tukibara bizi ko ibintu byo umuntu yabivuye mu kera. I get up every morning. I spend half an hour just Rwose ngora akazi niturije make mbonye kandi ngana ushaka kujya kwiba. The 90s. Ndezo ramuseka. Fine. Sawa. And spend the next 10 years at the pound shop. It's your call. It's not more. Natwe nduzamara indi myaka 10 ahanga muri boutique ucururiza abantu atoya ntibishoboka. I don't want to live like this.
Then help me. Nyine basi mfasha nyine ubeho neza. Do this together. One more job. Twakoze kano kazi mbere se basi kamwe dukora kandi kazi kamwe konyine. One more job dukora basi rimwe dusezera akazi. Amen. What, you're off? Shaka iki? Musaza kwa gute? We'll have to. Ati nyine ngene tugenyine mu kazi turabishoboye nabisika turi aminiya. No. No one. Gute? Ngiye ko nabyumva. How much? Yasa amafaranga tuye ko banangaye. Take. 500 basi niwe make twabona. $500,000. Igice cya miliyoni. 500 grand. Tukabane go 500,000. Babyumva ute? 250 each. Bivuze ngo tukasanga ngabana 256 yego. Anyone else? You know someone? No sana n'umuntu wadufasha natarahari. I do know a guy. Naza rwose mfite umuntu uzize umushoferi watwara basi umushoferi wadutwara driver. He just drives. We gusa nyine yatwimura akatujyana dushaka tujyana gusa nakiri kintu arengeje batubajije. He was recommended. Plus he's got a place where Ndetse rwose ndamuzi nazo mu bintu nk'ibi byo gutwara abantu n'umuhanga. it's good. No, I'd have to check him out. Nacho nyine ndabanza nyine mbyigeho wende cyo nzakubwira. I've got to get back to work. Don't worry about it. Look. Ntabwo nyine n'icyo cyose arabizi nyine ndabyemera arigarura. Faranga ni menshi. Cyabagabo barakubiswe shawo. Amafaranga yarabuze n'abatindi. Ibyatinze Yesu kwakajanga aha abitekerezeho nimba ejo baziba cyangwa nta kundi. Shit six. Right? Bagabo barakase intoki zose nzara zavamo zabaye nk'izinyoni. Faranga nayibura. Kabanyeza gasotse n'imico. Asika bagenze nani muzehe karekezi ko yagasigaye uyarerekera. Komasa yaki 10. Baje zaza yakora kwa byeza kugusa umushinga bawige. Cash loans. You've probably seen them on TV. Yeah. Ya ozi company bita Super Cash ni company itanga inguzanyo zino nyine ziraho ngo ziciriritse. Ntuyizi. Most of it happens online. Abafana benshi bafata amafaranga bayafatiye kuri internet online. Abendi bo bakene bano batazi ibya internet n'uzana na mobile banking bayafatira kuri gishi. They go into the stores and collect the cash. Ndetse gose bafatanga amafaranga afata muri cash. Comes here. Sasa amafaranga baranga muri duka. Urumva neza. Vault or something. Sasa amafaranga bitsana tugosanga muri vault. Double key lock. Bafite gosanga babika bane amafaranga biko bafungisha imfunguzo ebyiri. Ndabizi neza. In the place for weeks. Every Monday afternoon, 4 p.m. One or two blokes turn up. Ndetse amafaranga abukujyanga amafaranga bafite amafaranga baba basimbuza yatanzwe buri kuwa mbere saa 10 nibwo bashyira amafaranga asimbura yararimo. Deliver the cash. Nabyo ndabizi. The cases are strapped to their wrists, but they're not using security. Ndetse abazana amafaranga ngabaza bayahambire ku ntoki ari mu buvarisi mu busanduko. I've been asking around about this driver geezer. No one's got a clue about him. How? None se kandi umushoferi ugiye kuzana ngabura mwizera tukose ndamwizera kibazo cyo arazatwara twaye bikinetse tugiye hehe. Checks out. Right? The fact that he hasn't got a reputation. Kandi ikindi cy'umushoferi ugiye kuzana ngaha ntabwo ari umuntu uzwi cyane kuvuga wenda kuvuga ngo yatwibaho ya. We no umurezi akata taxi vatiri bisanzwe. Right. Barabyuvaga bana amafaranga yarabuze na barakase gusa bashaka mugeze kujya ko bondi bucyacyo byose mbere hose bishime bwari ngo bashashe. You need to quit your job. Ate gose akazukora cyo gisasu banzu gahagarike. Bad. Mukazi usezere ugiye gukora kandi kazi batakuzi batazweri uherereye hehe. So. Yeah, it's easy enough. Sana cyakazi kagera gasezera tugende. Ndemeye. We've got to get it right. No fuck ups. No fuck ups. No fuck ups. Akazi gakore nta kuzamba nta gupfa no fuck ups. Akazi kaje gose kagende neza. Ntabyo gufakinga mukazi. Byatinze iduka banyazwa bari mu duka rutanga amafaranga y'inguzanyo. Ya, ko bakaje. Baza bambaye neza. Abagabo rwose babukereye gusa baje kwiba. Mbunda ngize ndane bigeze mu buke mu varisi bitwaje. Fucking Ya. Ndetse ngo bari amye 500,000 y'amapound amafaranga menshi cyane. Pound rimwe anga hari vama $1 anengira ngo narenga n'ataratan. Harya nangaye. Nabyo nzi. Nane. Bakazamutse
akazi kose ni isuku bakabo nabo babyambare babukereye hako ngweta yambara umupote yambaye ikido do yambaye cya polisi ku mutwe arinjira bakijindani abanga bize umushinga wo gutanga inguzanyo z'imyezo zangu zo muri quartier muri ka microfinance barakinjira nakabanye gaciriritse mwese mikono juu ina amafaranga abagabo yeswe kwera ubutindira amavuga amafaranga bibyo byose ari menshi bari ba 500 gusa ni abagenza nawe undebere jahasi toka we jahasi kachini karitasi jahasi You watch them. tugende unyereka amafaranga tugende naganga babika menshi abenshi myezo bafata amafaranga mugeze online kuri internet banking abangaba baba hano bafata mugeze mu ntoki nibaje kubikira bayajane mucaceke wizungu ndakumena umutwe mucaceke enja muze ndani karekese yambaye ku mutwe urupote do yambaye cya polisi baramanuka Don't even think about touching the phone. Alright, stop looking at me. Just kanura gwari wanda warukomeye cyane come on. You know where I want to fungura injira ndani we dance, shall we? ko bakahaje basohoka n'uvarisi bwose ngubwo bwa kesi anga barakwiba nabwo ngeze ubwo umfanka ukaba ari uyizamukanira kandi banakwibye kira hasi. Thank you very much for your cooperation, ladies and gentlemen. Murakoze ko mwitanze butatugoye natwe ntango tubishe mwihangane bye nawe natwe ntango tubagoye bagasoza amafaranga bayikoreye barese ngubwo faranga ni mindani mongwa yihangu kumanywa bantu bose bareba banze kujya muri banke zisigaye byose zifite umutekano udasanzwe bajanga ko mushinga w'umuntu yigiye umushinga ajya gushyira mbari y'umujyi aho wenyine hitaruye abandi bagasotse igishimo ni bwose faranga barayibye bagiye gutangira message life batangire ubundi buzima bushyashya bari barambe imibereho ngenzi ya gitindi. Yeah. Kubakaji. Back to 7 cases. Amasanduka 7. Kamvare 7. Baracyari Junia wasobanurira hamwe n'abanyafrika mwumve. Ndetse rwosanga kuva kazi kabonetse k'amafaranga abonetse ubu nukunywa amatabi bakanywa naho ababyeyi babo batanyweye. Abagabo zakaje aho kwitsimbara hari barabanza bitsimbe bamenye niba na polisi bakurikiye ntaki sigaye ngombwa mnyezi wa umugi baje mbari y'umugi bagiye gutura bundi bushaje byose gose biturize batekane barye life. Yeah. Nice one, mate. Yeah, thanks, mate. Ah, rokado chefe, bria chefe na hejo. You work. Zaza gosanga udutore. Everything you need. If there's any problems, give me a shout, but you two need to be gone by the morning, alright? We'll be gone well then. Ni hagire kiba mumbwire kambe ngiye. Byatinze. Sasa shoferi aragiye byose abasanga kuba gasibye n'inuzana imico nakarekeza. Why's he got it? Bria mugingo namwizerara. He's done well for himself, I Ya think. rwose nacyara twibiye rega ndamuzi nacyo ndamuzi rwose ndamuzi. We can trust him, though, yeah? Tumwizere cyangwa? Not gonna fuck us over, no? He's just got 10 grand. Yaga nyine twamuyebye gatuma amafaranga se ko tumuhaye amafaranga yakoreye ikindi fite ikibazo ni iki? In. Fa kuba hembwe mureke. Bagenzi imico ntabwo yizera. Ntabwo yizera umwana w'umuntu. Arabazi nakeza kabo.
bakagize ejo nubwo ukika bugeze bigendera hato batazaza kubagenzura amafaranga yavanye hese tujye ku muvunyi kuko rera tarane miri ku kwezi bavanye miliyoni nyemeza bimaze gukora muri company ntabwo anyerije umutungo yeah bakinjiye mu nzu amakesi ngayo hafi yabo arimo agafaranga kabo. What did you do when you got out? Ese maze gufungurwa byagenze biti? Where'd you go? Wagize ujya he maze gufungurwa? I had nowhere to go. Ngana nasotse na mfite andi yo kujya. How long before your next job? Nyine nabuze n'akazi 15 minutes. 15 minutes. Nagira nyine kwiba mbona byanze. 80 quid they gave me. Amafaranga bari make mvana muri gereza mfungurwa. Ntacyo ari bumarire. Supposed to do with that? So ko bari bamarisha iki? Post office. You armed? Jezo baraganira. Ndetse rwose hanze ifunguwe. Hari n'agafaranga cy'amyezo bwa kujya ugende basi bya kugeza iwanyu nk'agatike. Fata ujake bene wanyu bakogeza utuye wari utuye ibyo birakureba. Kwikomereza. A banana. Yeah. I had a banana, but the cucumber was much more intimidating. Well, show me what I make cucumber. Nyanzaraganiye bamaze kwiba. Ibyishimo ni bwose. Bazi ngo tayari bate ubukene umugeri. Babuteye ishoti. Kubakanya amayoga yabo. Bibere hano mbari hano hitaruye. Bazi ngo namugeza muri muhazi. Kubakaryamye. Masari icuma. Saa ya mbere icaho burira neza. Ahari amavarisi arahava. Bano basinziriye. Hajibindi. Sego byanga byakunda ukuntu baryamye ari kiri cyabaryamishije kurushaho. Bwagaciye mu gitondo cya karisasa. Amafaranga abo bavunikiye bibye bushinga umugabo yize iminsi gayo yose azugasiba. Hari cyayajyanye. Uko yakabyutse saa 3 za mu gitondo rwose yibambuye nk'umwami. Ye? Yaba data we. Where's the fucking money? Amafaranga ari hehe? Where's the money? Amafaranga ari mico, amafaranga ari wayajyanye. Zara amafaranga yanjye, so wayajyanye. Nyajyana heze kandi. Uyo nabarebye. Amafaranga ntayo. Ngana ntukanyinisha yatsimbye hehe, nyatsimbe bikize kandi. Ntukanyinisha kucyo yatsimbye. Ngana zara amafaranga se. Zara amafaranga yakagukina kwabigabanya by'ibikinanga. Karabaye sasa. Fuck! Stay! Fuck! Nganda! Fuck! Fuck it! Tukana bigaraganje ko ntacyo bitanga. Nebyanga byaza kwakaraga kaseteri ngo play this yicurange. Sasa wibye yasanga za radio na kasete. Bayishyira ni kasete. A long time ago you ruined my life. Ati myaka myinshi ishize mwangije ubuzima bwanjye mva amajwi ngeze amajwi kuri kasete. I have the chance to make you feel what I felt then. Cyo sasa nanjye ngiye kwakinisha umukino sigara ngo mwumve ko nanjye na nimero icyo gihe mu mwangije ubuzima bwanjye. I have your money, but if you want it back you're going to have to pay for it. Mfite amafaranga yanyu niba muyashaka murayakorera muyavunikire. There's 7 cases. Each of the cases is being looked after by someone you know. Ndetse amafaranga yanyu ari mavarisi arindwi 7 cases. Uri varisi yose iri ahantu hagiye atandukanye n'ahindiri. Each of these people has an explosive. Ndetse barajyaho ivarisi imwe iri muri ko muri muyisanganya bafite ibisasu bimwe sitayeho muyivaneyo. It will detonate if you don't get to them by the time I allow you. Niba mutageza amavarisi yanyu ari mu gihe babwiye abandi varisi baraturika ngo banazibikije. The bomb is easy. Ndetse biroroshye kwa mwabika ibintu byoroshye ariko icyo cyose birasiga ngo musanga bari mu kantu bumiwe. That I promise. But each of your acquaintances also has another problem, which is the real time. Ndetse rwose simbabeshye ndabahemba neza ne mukora ibyo byose mbasaba n'amafaranga yose ndabaha muyajyane ariko namwe mukora ibyo basabye yamwe yashaka kujya muyabone mujye kuyavunikira muyagarure. The phone I've left for you has the first location programmed into the sat-nav. Atuvujya go sanga ha sat-nav yanyu ngo mufite irimo aho amafaranga ya mbere aherereye. Don't leave it too long. Nimutinde. Karabaye. Amafaranga baye nyatsi.
amafaranga abaye sababu ndende Top. kana ibi ni iki kweri kweri ngo yabarindi Who was it on the tape? yaso ni ugavuga mushgarira Awesome. simuzi I didn't recognise him. cyangwa yari inde 15 years. aso mugiga ko kutoka yagakanga cyangwa yari bwana kwerisha wapi nagariwe What do we do now? so dukora iki We got to get that money back. We play along, see where it goes. inde amafaranga ntago umuntu yayanga tujye kuyazana dukira umukino nta kundi undi amafaranga niyo dushaka nta kindi Yeah, all right. Get hold of that driver again. You could use him. He won't pay in again. It don't matter. He's got a motor. We ain't. He's quick. ndetse byose byatinze bageze bamugaba umushoferi wabo wari wabazanye ahangaha aze abafashe bajye ahamba byose babwiye ko bajya barangiwe amafaranga baherereye bajye kuyatora filime sasa gusa amenyeza amajwi y'umuntu uvuze basanze bamaze nk'aho bari bayazi ko bakerekeye amafaranga bavunikiye amafaranga bapangiye hari undi uje abakina kandi gakino Here, use this phone. There's an address in the sat nav. We need to get there. The key is speed. ati rwose telefone ufite ahangaha ifitemo adresse muri satnavu yayo Fast ain't a problem. It's the same rules as before, chaps. I don't want to know anything. I just need to. tujye satnavu Just get us there. ni satellite navigator ikwereka amajyana icyerekezo ukoresheje telefoni satellite navigator satnav ndetse wageze yanabasigiye telefoni ibereka hambere amafaranga bari buyavane ngo hariho yasigiye ivarisi barayimusanga nayo ibahereze ndetse ngo nayo baramuhemukiye twegeye sasa nayo abanze abumvisha uko byagenze mu myaka 15 ishize abanyezwa bamuhemukiraga nabo baryoherwe bumva uko bimera urabizi ngo biryoha biryana kandi akebo kajya mugarura I've no fucking idea. But what I do know is that we have to be careful. je nta na kimwe mbize gusa ufite ni kimwe cyonyine cyo nzigewe nzi tuyitonde ntago ibintu byoroshye abe namba sasa ku ruhande hari uhambiriye hano bakaje banza amafaranga ararenyatse haro badishye wese yakubiswe baha ya diske arahambire wese yibariwe n'ibintu bisona seko byanga byakunda ni ikibazo kandi abambire na garumwe kabazakinjiye twinjira nga sasa umugezi wambire kunda yari himbunda kubondo ari imbunda fungura umuryango winjira indani bunda ngiyo hambira hafi y'umuryango nuko bakazamutse bitonze no kugenda gake masegonda arashizeyo ndana yabona igisasu funga umuryango faya bafunga umuntu cyangwa uri byinjira tayari ibazo wari we Ske That's Richie. my name is Richard muskane gutajangara
He's showing us who's boss. Byanga byakora koze byose ni umuntu tuzi. Ndetse anga yasingi sasa byaga katumaze kwa twarasuye ngo bivuze ngo arabara tureba. Bageze byazanga Richie wamurashe. Richard. Richie. Ni impine. Fuck. That's Richie. We're going to Richie. He's dead. Yapfuye. He's showing us who's boss. Look, the bomb, it stopped. How does he know we're here? I don't know. But if he's clever enough to set this up, he's going to be one step ahead. Byanga byakora mu kwapanze ukaba kuba yasana kintu cyasanga kujyo kita kinagara namaze ko yaraswa. Zengo ameze nk'atende namwe turi imbere. We yapanze byinshi birenze byacu. Varisi rangaha. Bare byinshi nari mwivarisi. Barangarimo. Yatumye muri nakandiko. This one wasn't entirely fair, I know. I had to show you that I mean what I say. Ati ko sijya bereka ko ibyo mvuga byose mbikora. Nyamvu Richie yapfuye. Rules to Nuko yunga yafene ko ndose ari bupfere mutagire ku matubwa bwiriza kuganyira bahaye. Let's into the sat nav. Fata amafaranga yanyu mugende. 15 minutes. Muri ya telefone yanyu sat nav yayo harimo ndahandi muri bwigogere kwa mwajya. Ho murajya mu minota 10 yonyine itarenga. Walk away at any time. Nimuka byo mukarenga kujya twavuganye undi muntu nawe arapfa. In time. Icyambere ni varisi yanyu mukeneye se mukanagerera ku gihe nta kindi. Fata amafaranga yanyu nta gutabara ntabwo byemewe ni mutabare. Ni mu birenga abantu banongera bapfe. Impamvu yapfuye byo kujya byose ngo mbereke. Magambo aranditse. Yani varisi yabo. Ya. Koberekera. Apanze byose nagwaza uwari we baracyakeka. Gusanga umugenzi ni umuntu baye mu myaka 15 ishize. How long we got? About 14 minutes now. Don't hang about. Yeah, the sat nav says that too. Right, we should be able to do it in Bakihuse baragenda ku masaha nagutinda. Nibatinda amafaranga barabura byose ndetse n'umuntu apfe. Fucking having a laugh. Sicyawe musenze shaho nabwo nazo ayo gusaba barahemuka sha. Ye nibwo umushinga shaje kuje kunzere ariko man. Just take it easy, Mitch. Ya ero mugose mico nyine byoroshye bigenze gake. Zakerekeye barakubitirije. Faranga ni ndyango rye uyu munsi babonye menshi bayavunike gusanga yararenze. Fuck. If he's tracked down Rich, who's going to be next? Ase bagengana benshi Rich ndi udukurikiraho. All the old crew are either inside or dead. I think he might be smarter than that. Byanga byakunda ratuza. When you said you could leave it all behind. Ase ndi yaba yafashira. Ngiye ko mbyibaza yaba ari nkandi. One that you'll miss. Because that's Waba ufite nk'umuntu uvugana uzi cyangwa ukumbuye muri family yawe nde waba bateze ikibazo. Ntawe. Ya nta muryango ngira sha. there's no one. Nawe sawa. Yaka ntande nta mugore nta bana nta kireka ndaho ni nyakamwe. I think he might know. Barerekera. Bagabo barakubiswe n'imiryango yabo ntageze batuye ni hehe. Bamwe muranye sanga yarakubiswe yaragiye akajya kuba ha wenyine besaka bankacika. Ruca mu bicika niwe wabuze. Ako murakihanganira ntabwo ari ngewe. Bakagenze abanyazo bagenda sasa hangamye ko ndari mu kuba bareba modoka indani bamenyezwa ko bareba no munzu bagemo ya mbere banyazo barebaga
kuri bwa kamera na ku ruhande we yavuze ngo byanze ngo baramuhe mu kimyaka 15 ishize arimo arabishyura. You're gonna dance all day to my tune, you fucking pieces of shit. Nabigo ryimwe cyo gisaza ngo mvuko byose bimera ko biryana sha mwanda gusa. Barerekera ninze kagiye kirekire myese umuntu arabishyura arimo arihora myese ugaramuhe mukiye aragira ngo nabo bumve byose uburyohe bwabyo. Akora ibiki? There's got to be someone that can help us. Ariko sanga umuntu adufasha bahamagara polisi kadufasha kujya bitugiremo kaze mubwire. Hello? Ed. It's Floyd. Yewe bizima. Nigiye muvugana n'uzane irikandekezi. Najya ngumfashe. Yaswagamagaye. Yakobo byose bufasha muri ihangana kamajwi ko barimo gusiga amashusho. Ed. Yewe bizimana. Nigiye muvugana ningiye ku karekezi. Najya ngumfashe. Bagatabaje. Tell me. Bwira wamfasha. Sabwo bwagiye telefone ngiye higa nose bafashe babakurikirane babingiramo. We'll get on top of this fucker real soon. Abagenga shawo atwubikira kabasi gwenda dushaka ubundi bufasha gutukitabari. Right. Same as before. Keep the car going. We'll be back as soon as we can. Let's go back kaje. Hana hakabiri. Masanduku na 7. Kaja ku ruhande hari bindane byose mukubwa mutoya mugarazira ubusa ariko omega kamasegonda myanza gihari asigaje mu notumwe amasegonda 35 gusinza ari bindane ranuka shawo bamufungiye ahantu mu kizuri gihangari haranuka bari bize umushinga wo kwiba gusara wize umushinga wo guhemuka ko kwihorera ziranuka basi kubakinjiye anga amashusho baragaragara ngo babizi ndani egeze hanze hano hitunye zitutuma sinze abaye kindani ntabwo sinari bigenze bite yafinye zinara mukurikirane mugenzi we ntabwo nzi indani bigenze bite baje bihuse ntabwo tina no kuzuyasa ko bagasutse usagenda nikose only another 5 more to go. Senyenzwe bakaje yego sanga bahawe nakandiko ngo rwose musigaje andi masanduku 5 kujya mu byose birangire faranga nyose mu yahabwe. We've got 26 minutes. Hute dusigaje tamakonya n'itandatu ngo tujye tugiye 26 yonyine ntabwo nzi byose bakakabiri bigenze bite ubavuye indani gusa bacanye bafite agahinda byose ndani ko byagenze You follow the gas. Stay Faris njamaze no kundambira bije byaza kana gatuka gakobwa ni inkumi ariko ntago bayitabaye so mugenzi bageze mindani baje gutabara barabyibuka mugenzi binjiye kubwanga mugenzi arabira insinga z'imiriro nafasha tonto mfasha naguzi onkire mfasha mugenzi karekishwa kuyu musaza uze karekezi yari mwicwa we mwana mushiki we naguzi nako waje mu rugo nyiri muto nako byibuka ko ajya kuza mu rugo soje na mama ndakwibuka
yageze mugenzi rwose kihebe yanga umuryango wose w'iwabo ajya kuba ha wenyine gusa mugenzi wawuje ahanga yaje amuzi ntabwo aherukanaga na mushye mugenzi kanukana gasara kana gato gusa kongeye kuza kamaze gukora sike nkora iki kweri abari bazi ngo nabo cyo kingo bafite abagabo nta muryango bafite ndetse n'abagenzi n'inshuti bafite bakumbura imiryango yabo mike bafite nayo yakozwemo sike umwana sha utigere kuri kamera sha yumve yumve sha ndagenda ndimo ndakureba muzaye maranirira muzaye kabwana We've got to go. And we have to take this case. Ngana wanjye urihangana njyane ibisanduku yanjye n'ingenza ntago ari wowe gabone ibihemo byamuze karekezi forode cyasuze umwana mu nzindani mwana muto nakundi mutatujyane mute She may be my niece. umwana wanjye nisi wanjye ni mwishwa wanjye I think we've just got to do ndetse ko nasiga umwana mushiki wanjye kuri cyanga agenda none urabyanga ikisasu kiguturikireho byangupfe rero byangupfe The best thing I odakora amakosa twumvikanye ko nta makosa mfite gukora I don't even know my brother. rwose ntabwo mbizi rwose namusiga We just got to rwose mumeruka ari uruhinja yego ko mutagende kora basi cyona gikwiriye nta kundi Oziya karekezi yumviriye mico musiga indani yuko yagarutse byiza ko karekezi mwana wanjye urihangana njye kangende njyane isanduku nta kundi n'ubundi nyoka ajya kukubyara nta nama yangishije reka mbaye sakana ururaga kubita amashanyarazi yagahaye asizwe na se wabo abagabo baraha ndetse bigeze kabwana we ngo arimo arahorera ibyabaye kera imyaka 15 bigeze agenda bamuteye n'intimba nabo abanze abatera ku gahinda babyumve umwana yapfuye babaye bangahe babiri barerekeye sike binambara mu mutwe Sabyanze kabwana we afite imyaka byibuka byabaye kera hari ibyabaye umunsi umwe mukubakagiye none bahawe iminota 26 bwa mbere ari 10 zenga iminota ingana gutyo bayova nko mu mujyi ujya aho ufite kugira basi hafi ni ku Ruyenzi ko ari akagendo cyangwa ugiye Kabuga va mu girwa hagati kubakiyumviriye wagenze bakuma umwana atakamba ati munabare somebody help me uncle please mfasha ntiyabashe kubikora akunze amafaranga byenze yanga umwana wamushiwe mushiki we kana kamutakabe kari kamuzi ni onkire forode karekezi disegirira yarahemutse gusoye mu cyarema namwidu turi byamukoreye urabizi nguka rya kera kakazaza kera We should think of a figure. basanga tugisho dupanga A mil is not enough. Don't be daft. 100 grand to fucking set us up. No, Mitch. It's not enough. ndetse migo singavuga tubishobotse amafaranga tujyana nga tubonye arahagije natuya Funny enough, I don't keep up with the FT index, you know. urahiga ne mafaranga arenza yanga abantu ahubwo bapfe kurusha base katujyana nga yonyine arahagije oya You
always reka byose bene ko wabaye ntago ushaka amafaranga menshi need to think big. wewe ko cyukundi by'uburezi kwera ushaka uzapfura umukene usabiriza Ends, mate. cyangwa upfura usabiriza wowe Florida, with the fishing lake out the back. ntabwo sinya amafaranga njye amafaranga afatika njye ahantu kure y'umugenda nko muri Florida njye gutura ahantu haheza ku mazi y'ubuzima menshi njye mu cyasigaje ntabwo napfira hangaha. Or at night eating seafood. Maybe even better. Yeni ya basi nijoro n'ibyo tuntu tugaragara neza nk'ifi ntabwo mani ntunzwe no kurya ibintu bitunga ngira reka njye nubwo n'amandazi giye kareka ntabwo nazasaza gutyo. You must have plans. You can't just go home, you know. Cyangwa bikone rwose mu kugira imipango mizimugenderaho. Fucking, I don't know, what? Drive to France, spend a few weeks fucking about there. Bakagiye bira ku ruhande batangiye gutinyamo. How long we got? You got 3 minutes. Shit. Let's Tugende sekunde gatatu yonyine. Bakazamutse barahemutse twatangiye n'akaregeza imyazo biganira nk'imyaka 15 ishize hari abantu bakomerekejwe hari ababajwe people got hurt shanya amafaranga nareka nkigendera tu urabiza kataramagara bajya soko bahiye bashyushye bajya amafaranga barimo gushaka ngana yabo bakaje sanga amyeza kwa muryamye hasi ndetse karyamye hasi banga bavanze ubuto na omo je kumureba mugenzi sanduku irahari nini binindera man. Oh, head. I'm so sorry, man. ayo sibizimana ra Fuck. bindikira Be happening, man. byagenze bite sasa nyaza uno ganga batabare babajaje babahamagara bizimana bageze hanje sayo nubwo yafashwe cyangwa byanga byakomye umuntu wanganye nawe arimo arabatera intambwe imbere yabo arimo arabagenda imbere. Mate, from the car, you called him in the car, your mate? Yeah. Who knew that you knew him? No one. No one. Ye nta muntu ngaro biziko mfite telefone natso nanumugeze amenya ko namagaye mpamagara bizimana ngadutabare gute ko yabaranga hambire muri kano kanya. Well, whatever it is, it don't fucking matter. He's still gonna. He can't breathe that shit, can he? babwe ngo nagutabara afite amafaranga babigendere. Look, dore bahari cameras. hari nano za kamera sha byanga byakora mukingana barimo kuturebera barafitwe wabaziye yabaziye bari mvemye Edi nuzani inshuti yabo Edi bizimana afashwe kandi bamutabaje. If we try and get you out of here, this track goes off. Amavana yuko se nitukuvana hanga tugejeje kwa kuvana twese turangirika turimbukire hamwe ihangane nta kundi wakira urwaje. I wish I could just walk away. I can't. Nanjye gose nifuza yaba nagendaga nkagutabara gusa nyine ntabwo binshobokeye muvandimwe gose wihangane kuba nagutabaje nibyo nawe ugiye kuzira. It's harsh, I know, it's really fucking harsh, but Sanyine nta kundi nabize nyine yose tubayemo byose nta kundi bayi na hesho. sorry. Wihangane sorry. Sanduku y'ama mafaranga wigendere uyihangane. Sasa dorenga amavuta arameneka ari menshi yivanze na bya omo. Ibondo y'umuntu uyavanaho. Kandi babibujijwe. Abasenzi ngo tanye gose kurenga ku mukino ngena babwiye. Kananga yitonze ne muzehe. Muzehe kabwana. Hano hari gisasu. Gisasu. Aho bizimana ari hakuno. Eh. Arashwanyuka. Nawe ndebere bishimisha abantu.
babona amafaranga rwambikanye amafaranga baye amafaranga bakaba yabonye Ngayasha faranga rahari ndetse byo zogeze gucana kugeza babeshya faranga na mayero nagana amapound na mayero mayero 10 igeze bajye bapanga panga It's so easy. You're so abajinga mwe muzingo biroroshye gusa gutya ntago muri abakubona kanyaraje mbereke How far can we take this? I mean, what's next? Skobakaje yeah Jama faranga nayareka ngagenda my friend izi nkibera aho nuje niyo narya duce dushoboka ariko ntago ngiyereka reka aya ngani urya umutima ukomanga bakageza nga baparika akurikiye urufito ni varisi ya kane ni kesi ya kane kesi ni zirindwi kumbe asanga afagiye umugore wa mbere yari umugabo wa kabiri ngeze agakobwa none ari umugabo bizimana none anganiza afungiye umugore bakaje rahambiriye bamucuma tubyaze bishinge byose ku mubiri wose birimo bya acide do baza ari no mwibagiro niba atari ibarizo Brazilits naye babona batize bazenye gurutsa ko nebarizo byose namuntu babona mindani bakajanga aha shinge ngibyo uwaje kubayemewe umushinga witondeye neza mugezeho mico aramuzi sasa ndebere fibati hangane I can't fucking calm down. Nano waza mama mico tuzanago natuza amageze mico aramuzi sheri I'm sheri ko ndanga Just get me out. sheri ko semfasha amageze baraziranye Karen, sheri Karen look, there's a bomb behind you. ya hano icyaso cyari gitese Up there's a TV camera. kandi hano hari kamera And the guy who set all this up, byose byapanzwe he'll detonate that bomb if we try and get you out. ndetse n'ingutabara hangaye cyo cyaso kiratuyikana ntera gutabara So call someone. basi jibamaga basi amaga polisi sako ni nabari Someone, I don't know. sheri ko se jibamaga nakwinginze Look, this isn't easy. Especially not for him. See this case, it's full of money. ya mukuru rwose ntabwo byoroshye And we need one ivarisi uzuye amafaranga Why didn't amafaranga arakenewe ariko muraga amafaranga aranduta ihangane nyine we try to take this case. neto gutabara ivarisi tukicomara ngaha hazwe tukigenda sigena urakira We can do about it. wewe wabaho sheri ko kugiye kunta Mitch? micombero mico myiza karame I don't know. We separated. abageze gusanye kwa kumaso ndi mu bitango ni zedi ari hehe zedi karatandukanye Mitchell,
Just get me out of here, please. Mico rwose mvananga ndakwinjiza byose rwose umugore ndetse mugenzi bari baratandukanye n'uyu mugabo nanone Mico ariko aza gusanga undi mugabo nanone mugenzi nanone bongeye gura nanone Sheri mfasha guswa nkundaga naraguta No, don't go, please. rwose mwisiga We haven't got time. batugende amasaha akize tugende Sinataye mwishwa wangire none naka guta umuntu mwakoranye va kumbesha tugende se gibesha tugende Bombs. tugende hano ari gisasu tugende It's all up. Mico wisa tugende uyagara tugende Help me, please. sasa Mico abanyanga b'umukunzi bakunanye kera baratandukana gusa abagenzi batandukanyijwe n'iminsi nabizi iminsi ni imitindi ariko barakondanaga apfuka kono cya kamera musenze sha cyakonyesha kaza sasa naje nkwereke sha Mitch, the bomb. Mico yisaje gutuka tugende avanaho irazi ko ahenze ubwenge kumba bari amurusha ubwenge nyiri gutega ibisasu bye Shit! cya umwanda Tonight. Sheri rwose mfasha nubwo nagutengagira gusa ngira ngo uko nari nkwanze ni iminsi yawe tubyongeragire bari baragufunze barakujyana nako barajyana zera murebye Mitchell, Mico I'm sorry. mbabarira rwose kuba warasanze nagiye It was over. nako nyine nari nzi ko byarangiye kuko nyine nabonaga We tried, Mitchell, we tried. ndabizi Yeah, I know. ndabizi ko wankundaga But Gary, ariko rwose Zedi Gari yarakunjyanye yabyangije byose Gari ndetse yari mukuru w'uyu nguyu Mico the world, anyone. Look at you. reba ukuntu umeze You're my brother. kubera mukuru wanjye Fucking villain, Mitch. Mico rero nubwo nyine yanjyanye nakundaga wowe Yeah. nzi ko wari ufunze udahari saa rero nyine ihangana nanjye ubundi warantaye bayi abagabo ni yewe nta mutima mfite amafaranga y'igi nta kindi Sheri n'abarasheri bako wanabaye koko byatinze ahangaha byose byaside birahari umugabo uri hano umutindi dore ngo aramena aside mugenzi ndani mu mugore indani munuza mu mitsi yose arayipompa yitonze neza nya shijanga zirisunika rwose Sheri mfasha rwose ndakwize polisi bagasohotse uyataye mwishwa we baje mu job bataje gukina job ni indyankurye kazi karangaha ni meke ngo yekenye fata tugende bayivarisi ya kangahe nuko yagarutse indani nimba aje gusozera simbizi gusa asize indani wese yarangiye tayari kesi ni 7 Sheri urakoze yaramurashe napfa aribwa ndamwirangiriza aho gupfata kamba babaye yaramurasha mu mutwe bigira inzira nagumye kuribwa sasa anga akabwana yikanze mu banza bagabagize ngarakinisha imitima yabo n'uri amabuye tana kamera yishiranga rwose akomeza mwereki wapfuye nyiri kushaka kugira ngo amashusho yose abone birimo biraba bamuterekera kamera ngambere y'umuramba ubone bahuza amaso nakundi aboneka bayiteje zingara bahamurabo ntago bahamuka imitima yabo yabaye ceribuye n'itafari abagingara ko ntacyo bikanga bahaze iki mugenzi ni Mico na mugenzi we Forode Karekezi bagabo bari ibyanga bafite imyezi y'amakuru bibagaragaza ko bigeze kwiba mu myaka ishize ibyo miliyari nyenye z'amayero birangira banishe mugenzi umuryango w'umuntu mu ngaruka zo kwiba kore n'umwana baginga sha muzambona byose mwabitangije muzambona sha myaka 15 ishize byose byabaye ndetse ari umugenzi umuryango ugeze ku inzira karengane yo kwiba kw'abangaba kubagasohotse aganda ni kose kubagasohotse mugenzi Mico yaje ababaye ariko nta kundi bamenye ko umuntu bahanganye nawe atari gukina ndetse nabazi bose
azi ibyabo byinshi. Barashogoshera amafaranga barayashaka. Nta kuryama nta gusinza baka amafaranga bayabonye. Faranga agomba aboneke. Neze micaje afite agahinda. Abonye umukunzi yakunze cyane abageze gusa mubonye apfa. Really believe that? Look, if this isn't finished today, we're going to find him and we're going to kill him. Umva, makapfuye ntabwo nibwo turi buryame, tumuneka tumwishe. Urumva? Tumubone tunamwice. Ntabwo baza ari hehe. We yabakinnyi arabazi. Bakerekeye masari icuma. Telefone ndacyabayobora. Niraba yazana mensi byose ngo yahago yibereye. You're keeping very quiet, Floyd. Time to get you more involved. That's me. Yego ndakumva ni njewe kabwana. Yego. Yes, I know. Yego ndabizi. I need just a little more time. I need another 24 hours. Ne mama ndi masaha make gusa nacyo turavuga okay sawa. Absolutely, of course. Amasaha 24 yonyine ndego ndeko ko ndabyumva birakorwa ndabyumva. Yeah. Hobaje. Bambi yebo ni benshi. What are you looking for? I don't know. I feel like we're walking into the Dragon's Den every time we got to go to one of these cigarettes. Ati rwose nifite ikibazo kimwe cyonyine kineye guhangayika. We can do it to give us an edge. Aya mafaranga ameze nk'aho amatuganisha mu nzu y'intare. Cyamugeze mu nzu y'inyamaswa y'inkazi. Turagana mu rupfu tuzi ngo tumushaka amafaranga. Baza kundi ruhande. Kuva tondoni ntago bararyama. Ngo baruhuke. Batembere igihugu cyo hafi ya cyose ngira ngo bagenda. Dore ko baje henshi. Hano baje uninze ushaje meze nk'itongo. Gusa bose arestaye. Ubica n'umuhanga we yaje yabyitondeye. Mugenzi bakaje. Mugenzi arihebye none kurushaho. Amasegonda afite makeya no gutabara ntabwo byemewe ntabwo biri bushoboke. Ni kabetezi. Floyd gira hejuru y'umyezo mbere n'umugore nanone. Ogore babaye ebyiri. So you're right. Shit, I'm sorry. Yewe ihangana urumva. Njanga utoriva ari simye zikabeteze yashadira. Kubanza ingwa mbere ari mushiki we. Nyine bakakana kapfuye. Agakobwa. I'm so sorry. Niyangane muvandimwe mushiki wanjye rwose mbabarire nanjye singiye. Wamugiga kibo kujya biranga muvandimwira. I don't know. Simbizi nanjye. Let me out this now, Flo. Bose nabara zose mambiranga amavisi nabara. We can't. Nanjye rwose nakora gutabara sinashobora gutabara. It's not that simple. Yes, uko natwe tubyanza gusa ntabwo byoroshye. Uri ihangana icyambere ni varisi nitugenza. Understand. Basi mfana mbyumve unabare. See that case?
yana ona ivari sanga nitugenza gusa ari hasi ari gisasu tugufashe gato yatagiturika kandi abizi gose naho byarira mu nda yundi amagara yagiye mu kirere kira mutatabaraye nanjye rero ihangane Hasoko mwaretse baso barugereye ko mva basimenyuye ko nyica ninde nazo nago tumuzi Because he's trying to get to me. But you're gonna help me, right? basi faje muvandi If we try and get you out of ntabwo singejeje kuvana hangaha byanzamba nanjye ubwanjye napfa gusa ubikora byose nguri ari kuri kamera rema tureba kiriya kiramutukana cya micombero bapferi benshi bantu enye zapfuye ndetse uyu wa gatanu yakoze akazi keza sha After the next one, that's when we make the move. hasigaye undi umwe asigaye tubone tugiye sasa cyo dukora sasa mugenzi wa mushoferi nabwo ni umugambanyi ni shoferi We all set up. yego nabyumva boss ntacyo rwose nugira ikibazo ndabikora neza boss nta kibazo kira kintu ni muzuri cya telefoni hasi ngo hasigaye umuntu umwe nibwo nabo bageze bari bugira icyo bakora yari imbere ya mushiki we akana ka mushiki kapfu yareba do this, haven't we? You can't do this. You can't kill me. mvani basi nyica mbere ko abandi banyica Rach, sawa Lloyd, look. I didn't leave you because I didn't love you. ati rwose mvani mwe ntabwo nagutaye ko nari inkwanzi urabizi neza I left because I couldn't watch you anymore. impamvu nagutaye nkagenda nuko nabonaga ko ntashaka kuguma kukureba You were always on self-destruct. iteka ryose wagometse nka uri bwawe urimo uriyica niyo mpamvu nagusize ndagenda siko nari inkwanzi Always fucked up. waribaga hora ufungwa unywa ibimogi inzoga ari uko Even when you were big sweet. nyine gucyangana yakono hasi birasona tumuri varisi sasa mushiki yahambiriye ku maturunovisi arimo aramusya umutwe zamwinjiye indani mavisi yaramwinjiye imyezi nguyu yumva birarenze ibyo bakoze imyaka 15 ishize sinzi nibiki ibyo bakoze bituma uyu nawe abahembukira yivuye inyuma mugenzi atitangira itama urumva bagezwe bakagiye rwose meza ko baranditse ati myose turatakara ntago wimenya shit, I know. We've seen some bad stuff. bageze byagucanze nibwo umenya uri nande muri wowe nimba ukomeye cyangwa nzi woroshye When we're done, when this is all finished, if we're still alive, we track down Lawson and we kill him. ati rwose byose nibirangira uriya mugengane nzamwica birangiye sha nzamwitana sha umushenzi sha azambona ko bakerekeye genda ni kose hasiga abantu ebyiri Is this the last one? This is the sixth case. He said there were 7. I can't go through that again, Mitch. I can't do it. You've seen worse, mate. You've done worse. batangize gushwana ntibashaka tubireke natuboya ntabwo tubireka twabitangiye reka tubirangize That was then. Then, now, who gives a fuck? You were a nasty fucker when you... ntabwo nahagarara sha n'ubundi twahemutse nta kundi amafaranga yacu ntabwo afite gusigara tuyajyane yose ubundi akenshi byaze ngo ibintu byihambiriyeho cyane mu isi But I've come birangira ubuze byose and I'm seeing it through and so... iyo ubonye byanze mugenzi rwose uri kwigendera ukazikana bakagiye ntibazwi na shoferi mugenzi ubwe bari batwaye ari umugambanyi niba wapanze na nyiri kubahana
kubakaje akazi ko kacyahari basigaje parisi ebyiri 2 cases Zamuk. Who's left? Who would this be? Sungu ya barindira kumbe. Sasa ndo mjezi uri ndani we bintu byakomeye. What's anything? Look, I'm sure it isn't. I'm sure it isn't. Anacho gisozo gose byajya kuri ndani wenda nawe ntago tumusi. Nta kibazo. Batangiye bigeze bigeze abadanje ngo reka nge na muryango ngira. Nta nabona ufite rwose njya nkumbura nta famille ngira igisura naho ngenye ni nyakamwe bataye umutwe bagasohotse zamuka bihuse sasa ngaha uno no bagezeho we zona nyatsi none birarenze we cyadurira kimuri kutwe byose mashini utabona ibyadurira inge bicukura byose bicukura imbaho n'ibyuma bitobora tukugucyo ku mutwe we Sorry. yazanga mugenzi ni Gary mukuru wa Micho ubwo mujyaniye umugore I'm not going to tell you it's not my fault. Vane gose yawe navuga ka musatara yanjye But I'm not the one doing this. mugenzi ni mukuru we baheruka byose byo Gary afungwa Do you think I'm capable of this? hanyuma byose byo nabikora muvanye gose ngabwe mutse byo zangana ubwo ndivuga ngo ndakwanga barashwanye bari baratangiye bapfa umugore ndetse asagabwe mukuru ati mwumubonye na nakwica cyarafunzwe igihe mugeze gifungurwa ndi yarajyanye umugore barijyaniye kera we na Karen umwe apfuye imbere bamuteye bya side To him, Gary. This isn't us. We're here to help. Rwose Gary byose nagaruka banyira bayazana Zedi we yihangane What's in the case? Ivare Silimiki Money. ari amafaranga It's a lot of money. faranga menshi cyane I don't get it. none cyo giye kuzira We were robbed. That's our money. If we want it back, amafaranga nayo tuyashaka turagusiganga tunyere ko nibwo buryo bwonyine amafaranga tukayabona nibwo buryo bwonyine amafaranga yabonekamo kuri twe turayajyana usigare kandi wihangana arahambiye myeza kuri cya ruriro Look, we need to get on. Where's Karen? Karen ari he umugore ari he Karen ari he umugore wawe cyangwa wacu yapfuye fucking daddy found her. Karen yishwe Sike That's not fucking fair. Karen yapfuye yara umugore wabo bombi I'm Mitchell. Listen, we've got to get the fuck out of here. We need to decide what we. batugende The deal is, bavandi we take the case, your head gets screwed. yeze twegose case yasha amafaranga turajyana wihangane nawe Bomb goes off, we're fucked. We all die. natwe byazambye kandi tukaba masozo tugasanga turapfa As if we just leave you here and walk off. sigaranga amahoro Imana kurinde twe turagiye Many options. I'm screwed. okapfa we no nyishe shahu none bamwe ngo nibiki ngo nabandi bantu What's that camera for? He's watching us. umva rwose baraturagaze tuzi barimo kuducunga ntacyo twese twakora urumva twe nta kintu twakora rwose hangane Am I hesitating enough to give me time to get out of this fucking thing? natugose bayinkunda bakabe wahamvanye ariko ntunkunda ndabizi Not. Well, we don't see that. oya nakwanga so banyuma mbere upfe n'undi benshi bapfe n'undi hangane I can't deal with this. cye ishindiro mugenzi nakundi It's not fucking. arasakuza ariko ntacyo bitanga I'm not watching my brother die. We're getting out of here together. nagomanga ngo mure mukuru wanje apfa ngo bapfe nde basigarika naye mutabare tujyanirane tabare mukuru mukingare mubikira sendare mubiki macane mashini I can do it. cyane ya duriru tangira amanuka n'igisasu We go or we die. Fuck. yatsuka gatabaye byaranze ntabwo atabara mukuru n'umugenzi wawe byashoboka ngari igisasu aramusiga Micho urakoze Micho Imana yawe kurinde Please.
on, you fucker! Naho sha. Nimwumve basha, mwumve sha. Sasa cyaragize. Iyi ni virus ya gatandatu nyeza sigimwe nyine ya karindwi. Ni virus zirindwi. Bakamanutse mugenzi. Baratutse. Yeah. Vandi agane na kundi. Ijobu yo ni ndyankurye. Now you understand, Mitch. Noko sha. Baso gumura byumva Michi. Micho utanyereye kumva ko biryana sha. Bamaze ko ni virus zingahe? Standard. Squid case. 7 cases ko tukireba. Mavari sarindwi bakijije amasasu asinziriza yahusha. Amwe asinziriza Mico baramurashe. Arashika shoferi. Akurikira kabeteze forode. Muginga gihera ko atankurikirana. Kiranga baraza. Shoferi. Kongo yagahonza arazenguruka azinga umujyara wuzi zenguruka hakurya garuka hanga imodoka hiri ngera monesha sanasiga Micora ndamusiga buriya bagabo barakuze gusa amafaranga ni ndyango rye baracyashakisha faranga si ikintu niyo mpamvu ngendaga amafaranga azatuma rwose mwe mukarekareka ntabwo nayo mukiri note navutse iwacu bazishaka basaza bakizishaka nanjye aracyashaka dekareka bakinjanga tugende Mico tugende yewe tugende se dusohoke tugende kirangane barakamutera sinzira ntabwo bitinisha inyemye zaraje yinje azingo yatetse umuntu mutwe yakasi yazengurutse ku mugezi ngo yarahaza agaruka ni ahandi arabashorera n'amafaranga yabo avunikiye nabene aho bapfuye wabazere marabishyura no kwigenza mane bandi byatinze racyakomeza bakaryamye gyukiye bahambiriye baziko bahageze mugeze ni Mico na Freud kabeteze ndetse imbere yabo hagati abanyazo yanuza bakino chess board ya chess board Floyd yewe niki yewe kakabete Freud we Floyd arabyuka Giza cyarahambiriye Where are we? It looks like the place we stayed last night. Ndakeka ngo cyaje twari twaraye rya joro. Yeah, it does. Niwora. Mugeza muso bari baraye bwa mbere no wabagaruye. Who's in on it? Yeah, it's coming back to me now. He shot us. Menya ko mugeza umushoferi wabo arabaye mukiye. Ndetse mugeza bombi yabarashe. Yabasinzirije. We've been properly fucking done over, mate. What's with the TV? What's got the television ni yiki? Bakiranga television iraka. Haza kabwana baramuzi. Good evening. Mwiriwe basha. Pain of knowing my family burnt to death because two incompetent criminals. Mwabajinga mwe umuryango wanjye wose wahiriye mu nzu urashya urakongoka. Kubera mwebwe mwabasenzi mwe you two incompetent criminals. What didn't belong to them.
is not made any less painful by knowing you have had the worst kuva uwo munsi muryango wanjye pfa nemeje ko nanjye byanga byakunda nzishyura today. ndetse uyu munsi nabyishyura imyaka 15 ishize mu cyugiye mu mbibishyure mu byumve. I have enjoyed watching it all. ndetse rwose nishimiye umukino mvuye gukina mbatisha umutwe wari uryoshye. Actions have reactions. And now you are at the end of your day, and one of you is about to be at the end of your life. murabizi iteka byose umuntu akoze bigira ingaruka. Every action has a reaction. Tugiye sasa namwe mukano kanya umwe muri mwebwe uyu munsi no mugiye kuba umunsi wa nyuma na nyuma wo kubaho. In front of you is a chessboard. mugiye gukina umukino kuri iyo chessboard bari imbere. You each have 10 minutes. Mufite iminota 10 yo gukina umukino. Clocks. And you must play. ndetse umwe akaba atsinze mugenzi we. If he wins. kandi mukine neza. You each have a case with a gun inside it. The winner's case will open. ndetse mwe sanga utsinda undi hari ngo ivarisi yaratavamo imbundi ndani. You can see there is another bomb. Right. ndetse rwose anga mu ndebera hejuru yanjye hariho igisasu giteretseho. kirabara buruko mu kintu mukinye nabi cyo kirabara kimanuka. As soon as the game is finished, it will start nurangira counting down. zengo umwe arakira ndasigare. If more than one of you is still alive at the end of the time, it will explode. kandi biramuka igisasu kigejeje amasaha cyo na kirege imitu 10 nababwiye umwe mukiri bazima. You're not playing. umwembe murapfana nakundi. igisasu kirari cyo kirabateguye rwose kugira ngo kibarangize utsinda undi aramwici ko bimeze. Coming after me. ni mudatsindana igisasu kirabinkorera. CCTV footage of you killing your friends. And I've got enough money to make sure. ndetse ikindi nta kimwe ngo mwankora muri kano kanya mfite amashagaragaza ko mwishe bagenzi banyu bagera kuri 6. ikindi nanone mfite amafaranga menshi yamvana hanganga hunga kuryo mutazijyana namwe menya nahungiye niyo ngo munshake mumbone. One more thing. kandi nabatiza polisi ko mfite amashusho yanyu mwishe abantu bagera kuri bangahe 6 people abantu 6. 2 minutes on the box time. Sorry I can't be there in person. kandi mwihangane rwose ntabwo umukino wanyu urangiranye nyihari naba nagiye. With you. sigaye mukine nashizanga bibacunga bibancungire. Sike sasa nga mico ubanza atazo gukina uyu mukino wa chess. We're fucked. Sike trapfesha One of us definitely is. byanga nyine bikunde mwe bwarapfa indusa ifasa kandi gufuga ne biki. niba kina nabi amasegonda y'igisasu nyizaza va veni. Beginning of the game. nimba bahaye iminota 10 To each move. niba kina nabi gatatu ubwo tayari mu tumwe nabuvuyemo. Hit the button. sigara 9. Well, so we've only got what, 10 minutes thinking time. Yeah. ndetse rwose anga nta gutinda nyizaza kina ku masaha. Before we do this, are we really going to go through with it? I really think if I win up, I can't shoot you, Mitch. ati rwose miki ntabwo nakurasa byo bimenya kiri kare. No, you know what I mean, mate. This thing was never going to end well, was it? ati rwose ntabwo nzi ko bigenda nabi gutya miki nza kugira ngo ushake dukorane kano kazi. Into this. nabyo narinzi babarire. Couldn't ignore what happened. I enjoyed the job. Just like the old days. ati rwose umukino wose nawishimiye ndetse banyukira imikino yacu ya kera twajyaga dukina ndabyibuka nawe dushaka amafaranga. Let's just get on with it. ntacyo nyine yakondeka dukine. mugenzi baraganiye basezeranaho sasa ngo urakanda ukine ndi nawe akandamya zakurya kine. nagutinda ukora analysis zitinda. You brain dead. wamugingana ku saha yawe ngo ugebe neza. iminota 2 vaho nakonyeza amasegonda ngavaho. I think the pawns nakinye nabi akina neza. not diagonal. I forgot, sorry.
Ngani hangana nyina ngo nkanze ku isaha yanjye ngo nibarire. Ngo nyina kwibyihangane. Uranyibye ngo nihangane. Sasa uyu ntagazi ukuna hanga bakina. Ntago chesa yize. Ashira abonye. Kandanga ku isaha. Nabaratereka. Ashira. Can any of these jump over the pawns? Ese yenga yatarukindi ati yego. Bishops are these ones. Ingi bita bishop yatarukana na itsi zataruka. Nabi baramubarira kinyatariho kandi amasegonda abanyesanga babarira ari ku gisasu. Fuck. Just enough for 20 seconds. Can't carry on like this, mate. Both blown to shit. Barakina. Kera baribye bagonga abanyaze umuryango w'umuntu. Umugore n'umwana bahera mu modoka. Bari bagonza abangaba. Barimo barazira. Kabwana bamwica umugore n'umwana batabishaka. Aremera bahaba bayo gusaza ngo byange bikunde umunsi mwazihorera. Abarakinira ku isaha. Ntago bakeneye meditation zitinda reka. Imwe bwo muri abarangwa reka manze mbare ndende banga utandi. Yano subwo ko ndagwamo neza ra cyangwa na abanyatayemo. Nabi kinahandi. Kinyi farash. Os. Where you fucking toast? It's every word. Your move. Clock's ticking. Sasa ameze imikino byazo myiza bakumukopesa. Nago mukina wuzi gusa no kumubwiriza kina gutya bigenze gutya nga urabundiye. Zango ni ahandi. Nimba rudi bwararibwa. Yari mvire ni kabeteze nkwerekira. Cyakoze nta kindi arahirika. Fuck. Sike. Zango mjenzi na kundi. Niyo amagaje Michi muri umukino. Micho. That was never going to happen, was it? No point in both of us dying. Seni byatinze. Ati nago nakucyaje kuzanya ngaha. Wewe kora icyo ushaka. Bundi rafunguka. Iri mukavarisi na myanze varisi ya karindwi. Niyo yari isigaye. Harimo imbundi 8. Na kuntu yaba yongoje mugezo ngasanga bakina umukino mugezo ashaka amafaranga bayabone ngo namwice. Yarayimutunze. Sinzi nimba wakucemyeza umuntu mwakoranye. Ndayimutunga. Akazi bakoze kuri inshuro ko bazakaririmba. Murase. Yasas. Niche. Do it! Sazarango bicane. Bamugongeye umuryango wira modoka cyo cyumyeza arimo kubaziza.
yarihaye. Yewe data we. Yewe we. Mbega data we yareba. Namuze hareba kabwana. Cyonze cyo byanga byakunanga uhavana turoma y'imyaka myinshi cyane. Genze byatinze amasaha yakicumye mugenzi forode kabete zisomyeza ku ruhande. Hano hamwe mukasharize yiryamiye. Zengo byanga byakuna bahamutaye. Ko yakaryamye abonye inshuti ye mugenzi pfa ndetse abonye mushiki wapfa nakana ka mushiki we nabandi bari inshuti ze. Ibyo yakoze cyabyenze byamugarutse yakoze zamani. Faranga yavunikiye ni abashije kuyabyinira yagaruye ubwenge bona handi hano ku ruhande. Hahandi byuke se yose irimo gutembera bone si yikaraga ko yakadenya amasari icuma kazuba kamuviraho nazwe yahageze. Twatangiye aganira ubuzima ni inyatsi ndetse ngageze ariyubaho meze nkaho utakiri mu isi gusa bwo meze nko gucika gusa kwicumu survival. Uri murakira hamana kujya munyaza iminsi yawe yicume uri mu nyongezo ko yagagurutse rimwe na rimwe life deals you a bad hand. hari igihe ubuzima bugukira ahantu habi. This game we all play turns ugly. Ati umukino bose bakina nakwe dukina twese ukaba mubi kurushaho. And people get hurt. Ndetse iyo umukino ubaye mubi n'abantu barababazwa. Nje kabivuze yeza ari komereza banza yarasaze cyo gihe cyose nimba atarasaze ahanga ubikiragiye burundu. Ibyo yabonye byaramurenze hari ibintu ubona mugenza kugira ngo uhube gusiga tubikiragiye burundu rwose muzongera kuvuga. Ko yakerekeye amafaranga yari ndyankurye abaye mu cyekera ibyo kera ibyagenze neza. Nimba ubutaha zibasimbizi gusa sinzko yakwe bari wenyine bagenze nukugenze bakitaga 7 cases isanduku zirindwi yari Junia hamwe na African movie imani bandindire nawo butaha ndabakunda cyane ni muzacukuze kurikira. You survive. Ati mbayeho kimara survivinga Not enough for me. nimo ndabaho ntazi ko mbayeho ngumusa buje mugenzi ndabaharu guhanyanyaza. And tasted the rewards. Ndahatiriza gusa It just feels like iyo wazamutse mu isi ukisanga wamanutse birakurenga kandi biraryana. Abenshi batenda no kubyakira kuko wari umukiro ugakena. Bano batunze amafaranga asaza gukena ngo bakene bakira ubukene byari bigoranye. Amafaranga yarabaryoheye no mu myaka yabo ya za 70 barakiba. Asake tarangirara ucyarangiye kweri. Hayima komuze yakagiye yaragiye nguriya yinjira ishyamba. Imana ishimwe yarangiye my friend izi ndongene byose ndabibye ndetse byose ukigenze bakitaga 7 cases sanduku zirindwi naho gutaha yari Junia hamwe na African movie ndabakunda cyane. Yeah, okay. Sweet and tasty.